isi y'uyu munsi tugezemo ni isi irangwamo na tekinoloji cyangwa se ikoranabuhanga rigiye rikabije, ndetse iryo koranabuhanga rigatuma abantu benshi bakora ibyaha n'urugomo bikabije. Ibi hakaba ari byo bisunikira amaleta menshi yo mu isi kubaka amagereza menshi agiye atandukanye, yemwe muri ayo ngayo akaba ari ayemewe gukanda abo bantu ndetse no kubumvisha uburemere bw'ibyaha bagiye bakora biciye mu bihano bahabwa muri izo gereza. Mu mwaka wa 2011 muri University yo mu mujyi wa Boston mu gihugu cyo muri Amerika hatangijwe ubushakashatsi bwari buyobowe n'umugabo witwa Frederick Paula. Frederick Paula yayoboye urugaga rw'abanyeshuri benshi bo muri university bari gukora ubushakashatsi bagaragaza ukuntu isi y'ubu ngubu yuzuyemo ibyaha ndetse n'urugomo by'inyoko muntu kurenza isi ya kera, cyangwa se isi ya kera itararangwagamo n'ikoranabuhanga. Mu bushakashatsi bakoze icyavuyemo bavuze yuko muri ino myaka irimo ikoranabuhanga ndetse na tekinoloji ariyo si ya mbere iri kurangwamo n'ibyaha byinshi ndetse n'urugomo rukabije. Gusa ibyo byaha ntabwo bikorwa n'abantu runaka, yaba ari abagabo cyangwa se abagore gusa. Ibi byaha bikorwa mu isi ya none bihuriyeho n'ingeri zose z'abantu, yaba ari abagore cyangwa se abakobwa ndetse n'abagabo cyangwa se abasore. Uri kumva Ozone TV nkuhaye ikaze mu isi y'abanyabyaha ndetse n'abanyarugomo b'abagore biyemeje gukora ibyaha byinshi bigiye bitandukanye muri sosiyete. Gusa nabo ntibarebererwa izuba, ahubwo bagashyirwa inyuma y'amaferabeto n'amagereza akomeye abakanda umunsi ku munsi. Yemwe muri ayo magereza hakaba harimo n'atubahiriza uburenganzira bwabo umunsi ku munsi. Wowe uri kumva Ozone TV nkuhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kigiye gucukumbura ku magereza 10 ya mbere y'abagore. Gusa aya magereza akaba agaragara nk'ukuzimu, ku buryo n'umwanzi wawe wa mbere w'umugore uzi utamwifuriza kuba muri gereza imwe muri izi ngizi tugiye kuvuga muri kano kanya. Niba utarakora subscribe banza ukanda akabuto ka subscribe kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byose bicukumbuye bica kuri ino channel. Muhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka duhere kuri gereza ya 10. Gereza ya 10 ni gereza yitwa Bana Female Prison, ikaba iherereye mu gihugu cyo muri Misiri mu majyaruguru ya Afurika. Bana Female Prison iherereye mu gihugu cya Misiri ikaba ari gereza irangwamo n'umwanda ukabije. Si ibyo gusa, ndetse buri wese uyigiyemo, umuryango we ndetse n'abandi bantu bose bashamikiye kuri we, ikize cyo kugira ngo bazamubone yongeye gutaha cyangwa se yisohotsemo biba biri hafi ya nabyo. Iyi gereza si ibyo gusa kandi umuntu wese uba hawe amahirwe twakita y'imboneka rimwe yo kugira ngo aze gusura uwo ufungiye muri ino gereza, ntimwamwemere kugira ngo mwicarane muganire, ahubwo bafungura akaryango gatoya hakaba ari kureberamo uwawe mukabasha kuba mwaganira. Ibi bikayigira gereza ya 10 mbi y'abagore ku isi. Ikigo cyitwa The Tahrir Institute East Policy akaba ari ikigo kidashingiye kuri leta gusa gishinzwe gushaka uburenganzira bw'abantu bose ku isi ndetse harimo n'imfungwa. Iki kigo kikaba cyarashinzwe mu mwaka wa 2013 gishingiye mu gihugu cyo muri Amerika muri Washington DC. The Tahrir Institute East Policy mu mwaka wa 2023 ikaba yarasuye ino gereza y'abagore muri Misiri, bagiye kureba yuko buri mugore wese ufungiye muri ino gereza abasha guhabwa buri cyose akeneye ndetse agomba guhabwa. Gusa muri raporo batanze bavuze yuko ino gereza ibamo umwanda mwinshi ndetse na buri mfungwa wese ufungiye muri ino gereza kugira ngo ibashe kubona ibiryo bifite isuku biba bigoye, kandi n'ubuzima bwa buri mugore wese w'imfungwa ufungiye muri ino gereza butaba bumeze neza. Reka tujye kuri gereza ya 9. Chowchilla Female Prison yakaba ari gereza iherereye mu gihugu cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa California. Iyi gereza ya Chowchilla Prison ikaba yarubatswe mu mwaka wa 1900 ikubakwa kugira ngo abagore bose bajyaga bakora ibyaha mu gihugu cyo muri Amerika bajyanwe mu bagororwe, ndetse abenshi bigiremo n'imyuga ndetse n'imirimo yazabafasha kugira ngo babone amafaranga mu gihe bazaba bajyanwe muri ino gereza. Gusa uko imyaka yagendaga ishira, iyi gereza yagendaga ishyirwamo benshi baruharwa mu byaha b'abagore ndetse bakayigumishwamo burundu. Abenshi bakatiwe n'imyaka myinshi igera no kuri burundu kugira ngo bafungirwe muri ino gereza. Iyi gereza ya Chowchilla Prison ikaba ifite imfungwa 3676 kugeza muri aka kanya, ndetse akaba ariyo gereza ya mbere iberamo urugomo rwinshi rukabije muri gereza zose z'abagore mu isi. Reka tujye kuri gereza ya 8. Gereza ya 8 akaba ari Pocharika Prison, ikaba ari gereza iherereye mu gihugu cya Afghanistan. Iyi gereza ikaba yarubatswe mu mwaka wa 1980 yubatswe mu gace ka Kabul muri Afghanistan. Iyi gereza ikaba ifungiyemo imfungwa zirenga 102 z'abagore. Si ibyo gusa,
ibifata ino gereza bikayitirika ku mwanya wa 8 muri gereza zimeze nk'ukuzimu ku isi. Iyi gereza ikaba iherereye mu butayu, ndetse kuba iri mu butayu bituma imfungwa nyinshi ziri muri ino gereza kubona amazi bibagora ku buryo bukabije. Ikindi bakagira ibibazo biterwa n'ihindagurika ry'ikirere. Kubera ino gereza iherereye mu butayu hakaba ubushyuhe bwinshi bukabije. Imfungwa zifungiye muri ino gereza zikavuga ko kubona amazi ndetse n'ubushyuhe biri mu bintu bya mbere bibabangamira. Sibyo gusa kandi ino gereza ikaba ibamo impfu nyinshi zikabije ziba zavuye mu mirwano ndetse n'imvururu biba byatejwe n'imfungwa iyo ziri kurwana. Iyi gereza mu myaka yashize ibigo bigiye bishinzwe kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse no muri gereza byagiye bisura ino gereza byaje gutangaza ko imfungwa muri ino gereza ishobora gufungirwa mu cyumba cy'umwihariko cyangwa se ahazwi mu ndimi z'amahanga isolation room igihe kirenga icyumweru cyose iri muri kano kumba gatoya katarimo n'ubwinyagamburiro. Ibi bikagaragaza yuko muri ino gereza haba itoteza ryinshi ndetse no kutita ku burenganzira bw'imfungwa muri ino gereza. Ibi bigateka ino gereza ku mwanya wa 8 muri gereza mbi zimeze nk'ukuzimu z'abagore mu isi yose. Reka tujye ku mwanya wa 7. Tihal Female Jail iherereye mu gihugu cyo mu Buhinde, ikaba ari gereza yafunguwe mu mwaka wa 1957 ndetse igafungurwa igenewe kugira ngo ijye ifungirwamo abagore bigize ba ruharwa, abicanyi, abakaraba amaraso bose kugira ngo bajye baza kugororerwa muri ino gereza. Iyi gereza kugeza muri kano kanya ikaba ifungiyemo imfungwa zirenga 17,000 zose. Ibi bigatuma ino gereza igaragaramo ubucucike bwinshi bw'imfungwa ndetse no kutisanzura muri iyi gereza. Si ibyo gusa kandi igereza ibonekamo ruswa y'umurengera, aho imfungwa runaka ishobora kugura umuseriveya cyangwa se umurinzi hakaba yayinjiriza ibintu byose ishaka, yaba ari ibiyobyabwenge, intwaro zakoreshwa mu bwirinzi ndetse no kuvutsa umutekano w'izindi mfungwa muri iyi gereza. Muri make kuba muri ino gereza ufite amafaranga bisa nk'ibyoroheye buri wese ufite amafaranga muri iyi gereza kubera ko aba afite ubushobozi bwo kugura buri museriveya wese cyangwa se umurinzi urinze muri iyi gereza. Ibyo bigatuma kandi ya mfungwa yose ifite amafaranga ibasha kugura buri cyose ishaka, yakicisha buri wese ashaka kandi mu gihe cyose nawe yifuza. Reka tujye ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga Black Dolphin, ikaba iherereye mu gihugu cyo mu Burusiya. Black Dolphin Prison ikaba iherereye mu gace ka Zorenski mu mujyi wa Onblaga Oblast. Iyi gereza ikaba yarubatswe mu mwaka wa 1774 ndetse ikaba iri muri gereza 3 za mbere zishaje ku isi. Iyi gereza bitewe n'ukuntu mu gace kiganjemo neige ndetse n'ubukonje bukabije, buri mfungwa yose iri muri gereza isaha n'isaha iba yapfa bitewe n'ubukonje. Kandi imfungwa zose zifungiye muri ino gereza ntabwo ziba zifite amahoro n'umutekano bitewe n'ibyihebe by'abagore bifungirwa muri iyi gereza. Iyi gereza niyo gereza ya mbere mu gihugu cyo mu Burusiya ifungirwamo abagore bagiye bijandika mu bikorwa by'iterabwoba ndetse n'ubwihebe. Ndetse kuza gufungirwa muri iyi gereza ntabwo bivuze ko baba bakiranutse bagiye kuba abana beza ngo bareke ibyaha bakoraga bakiri mu isi yo hanze, kubera ko iyi gereza y'abagore ku munsi haba imvuru ndetse n'imirwano kandi ikunda gupfiramo imfungwa nyinshi zifungiwe muri iyi gereza. Si ibyo gusa bitewe n'abadashobotse b'abagore bafungiye muri iyi gereza ndetse n'ibyaha byinshi baba bakora, ibi bisunikira abaseriveya cyangwa se abarinzi bo muri iyi gereza guha ibihano bigiye bikabije izi mfungwa. Muri ibyo bihano harimo nko guhanisha imfungwa zose muri gereza kutemererwa kwinjira mu byumba byabo cyangwa se ngo babe barya mu masaha yose y'amanywa. Muri ibyo bihano bindi nk'iyo habayemo icyaha muri ino gereza cyangwa se urugomo ndetse n'imirwano, buri mfungwa yose ishobora guhanishwa guhagarara amasaha agera ku 10 kuri 12 itararuhuka cyangwa se ngo yicare. Bikaba biri mu bihano bikabije bihabwa imfungwa zifungiye muri ino gereza. Reka tujye ku mwanya wa 5. Bangkok Women's Correctional Institute Prison ikaba iherereye mu gihugu cyo muri Bangkok mu mujyi wa Thailand. Iyi gereza ifungiyemo imfungwa zirenga 2,000. Gusa iyi gereza izwiho kuba itagira isuku habe na gato, yaba ari amadushe cyangwa se ubwogero bwo muri ino gereza buba burimo umwanda mwinshi, bisunikira imfungwa nyinshi zifungiye muri ino gereza kurwara indwara z'uruhu n'indwara zituruka ku mwanda. Si ibyo gusa imfungwa nyinshi zifungiye muri iyi gereza byagiye bigaragara yuko bagiye bafite ibibazo byinshi byo mu mutwe, ubwoba, gusara ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Kuri buri mfungwa wagiye igira amahirwe gusohoka muri iyi gereza. Reka tujye ku mwanya wa 4. Valley State Prison ikaba iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa California. Iyi gereza ikaba yarubatswe mu mwaka wa 1995
muri kano kanya ikaba ifungiyemo imfungwa zirenga 314 ndetse abantu benshi bakaba bahapfira biciye mu rugomo rugendo rukorwa n'abagore bafungiye muri ino gereza. Imfungwa zo muri gereza ntabwo zitinya kurwana ndetse zikajombagurana ibyuma zikicana umunsi ku munsi. Mu mwaka wa 2019 ikinyamakuru cyitwa The Sacramento Bee cyasohoye inkuru yari yanditswe n'umugore witwa Megan Vaz. Uyu Megan Vaz yari yanditse inkuru y'umugore witwa Adrienne Borway. Uyu Adrienne Borway yari yapfuye mu buryo burimo ubugome ndetse n'iyicarubozo, kubera ko uyu Adrienne Borway yasanzwe yapfuye gusa ziritswe hagati y'imashini bisohora umwuka muri iyi gereza ibizwi nka heat conditioner, bigaragara yuko yari hafungiwe igihe kingana n'amasaha menshi, gusa akabara n'umwe uza kumutabara ngo amuvane aho ngaho. Ibi ngibi nta kabuza byari byakozwe n'izindi mfungwa, aho bigaragara yuko kwica umuntu muri no mfungwa nta kintu biba bivuze. Isaha n'isaha buri wese muri gereza yabasha kwicwa kandi akicwa n'imfungwa ngenzi yiwe. Mu iperereza bakoze bashatse uwishe Adrienne Borway, gusa ibi by'ubusa n'ubundi ntibaza kumubona. Ibi bigatereka Valley State Prison iherereye mu mujyi wa California ku mwanya wa 4 muri gereza zimeze nk'ukuzimu z'abagore ku isi. Reka tujye ku mwanya wa 3. Roses Jail Rikers Island ikaba iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York. Gereza iberamo urugomo rwinshi rugiye rukabije ku buryo ivuriro rikorera muri ino gereza buri munsi bari ryuzuye indembe ndetse n'abantu bari kuvirana amaraso byaturutse mu rugomo rw'imfungwa zo muri iyi gereza. Kubera urugomo rubera muri iyi gereza, igereza haba akazina k'agahimbano ka Gladiator School cyangwa se tugenekereje mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda hakaba ari ikigo cy'indwanyi. Igeze ikaba yariswe ikigo cy'indwanyi bitewe n'urugomo rukorwa n'imfungwa zifungiye muri iyi gereza. Ku mwanya wa 2 turasanga gereza iherereye mu gihugu cyo muri Espagne yizwi ku izina rya Alcalá de Guadiana, aho gereza igaragaramo imfungwa nyinshi zifite ibibazo byo mu mutwe bitewe n'ihohoterwa rihakorerwa kandi rikozwe n'imfungwa hagati yazo. Alcalá de Guadiana akaba ari gereza dusanga ku mwanya wa 2 ndetse nayiteye ubwoba kuri buri muntu wese ufungiwemo ndetse n'uri hanze utayifungiwemo. Igeze ikabonekamo impfu nyinshi z'abagore bagenda biyahura bitewe n'ihahamuka rigiye rikabije bahura naryo baherereye muri iyi gereza. Reka tujye ku mwanya wa 1. Ku mwanya wa 1 turasanga gereza iherereye mu gihugu cya Brazil izwi ku izina rya Pedrinhas Women Detention Center. Igeze ya Pedrinhas iherereye muri Brazil. Urugomo ntabwo rufatwa nk'ikintu kibi, ahubwo rufatwa nk'umwuka buri wese ahumeka uherereye muri iyi gereza. Kubera ko imfungwa nyinshi zifungiye muri ino gereza z'abagore n'abihebeye kuba barara bo ku mihanda, abacuruza ibiyobyabwenge, abicanyi ndetse n'indakoreka kandi badatinya gukora urugomo ndetse n'ibyaha mu nzu bari kugororerwamo ariyo Pedrinhas Women Detention Center. Iyi gereza kandi ntabwo ifatwa nk'igororero abantu bigiramo, ahubwo ifatwa nk'aya mazu y'ubucuruzi bushingiye ku mikino y'amahirwe, kubera ko buri mfungwa ibirimo hano ubuzima bwayo cyangwa se kubaho kwayo kaba komeze nk'umuntu uri gusheta amafaranga ye ku mikino y'amahirwe kandi atizeye ko aza gutsinda. Bisobanuye ko muri iyi gereza gupfiramo isaha n'isaha ku mfungwa ifungiye muri Pedrinhas, isaha n'isaha iba yapfa kandi yishwe n'abo ngabo bafite amafaranga menshi ndetse b'abanyarugomo kabuhariwe bafungiye muri iyi gereza. Bikayigira gereza ya mbere mbi kandi imeze nk'ukuzimu ndetse idafite n'umutekano kuri buri mfungwa yose iherereye muri iyi gereza. Si ibyo gusa kandi iyi gereza ikaba ifite umwanda kandi buri mfungwa yose iherereye muri iyi gereza itabasha kubona ibiryo bifite isuku kandi byiza umunsi ku munsi. Ibi bikayitereka kuri gereza ya mbere mbi kandi itakifuza gufungirwamo n'umugore uwo ari we wese uherereye ku isi muri kano kanya. Mbashe kushimira wowe warukurikiye Ozone TV ku kiganiro cy'uyu munsi. Ubaye wakunze ino video wakora like ndetse na share kugira ngo mugenzi wawe ndetse n'inshuti zawe zose zibashe kubona kino kiganiro nawe wakunze. Ushaka kuduha igitekerezo cyangwa se inyunganizi, wajya muri comment ukandika igitekerezo cyangwa se ikintu tuzaganiraho ubutaha, ubundi tukazakiganiraho. Wowe ukurikiye Ozone TV mbashe kugushimira. Ibiganiro byacu nakagaruka.